kimwe mu bintu bya mbere Laodikiya ikeneye. Ntuzayibaze ibihamya irabifite. Laodikiya ntuzayibaze ibintu byinshi, ariko ku bintu byitwa ingeso nziza. Ujya ahantu wasura umuntu akakubwira ati ubanza usure na mwene wanyu hano hepfo, nabonye ari we muntu ubasebya, nta nubwo nari nzi ko musengana, buriya se arasenga. Ugahita ugira isoni zo kuvuga yuko ari umubwiriza cyangwa ari umuririmbyi cyangwa ari umwizera. Ingeso nziza wapi? Umuntu araza akakugaburira akagira gute, yakwaka serivisi wayimwima agahita avuga ati ndakubonye ntumbonye. Munagirana ikibazo n'abantu babiri ukumva ari mu bantu arimo aravuga ngo abantu bose bamvuye ku nzoka. Muntu w'umukirisitu, abantu bakuva ku nzoka gute? Yesu yarinze agera ku musaraba, abantu bamwiyenzaho kugeza n'uwo bari babamba nk'umwe yamwiyenjejeho. Abatambyi bamwiyenzaho ngo kwari ukugira ngo Yesu azinukwe abantu, kandi ari bo yari arimo gucungura. Yesu abonye urwo rugamba rumurenze, aho kugira ngo ahage abantu, Yesu yabwiye Imana ngo mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Aho niho Pawulo yahereye yandika ngo ubuzima bwacu buhishanywe na Kristo hehe? Mu Mana. Ingeso nziza. Badivanisi umunsi wa karindwi, bizera bo ku Kimisagara ndabinginze, nibyo koko murakize, ariko ku bigendanye n'ingeso nziza muri abakene bo mu rwego rwo hejuru. Muri abakene. Niba hari umuntu wanyu ushobora kurenga itorero nk'iri akajya gusabiriza, niba hari umupfakazi wanyu mushobora kwirengagizaho gufasha ahubwo mukajya kumutereta, niba hari imfubyi yanyu aho kwitaho ahubwo mujya gushaka uburyo mwicira ubukwe, kandi Imana yari ibonye ko uwo muntu iminsi asigaje yo kubaho azayimarana n'uwo muntu ngo amusindagize. Ku ngeso nziza muri abakene. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya, haleluya. Reka mufatanye nanjye gushima Imana kubw'ibyiza dukoreye muri ibi byumweru bibiri, ariko nanone tunashimire n'ubuyobozi bw'itorero hano bwabonye ko iki gihe gishize cyari igihe cyiza kugira ngo dukore amateraniro nk'aya ngaya. Ndashimira abantu batigeze basiba, dore ko bari na benshi cyane, kandi by'umwihariko ndashima icyo Imana yashyize mu mitima yacu. Igisigaye ni ugusaba Imana ngo ibakomereze mu byo twizera. Twebwe muri iri torero ryacu turabatizwa, ariko gukomezwa biterwa n'ubushake bwawe, kandi ukomezwa n'ijambo ry'Imana, ukomezwa n'ibigeragezo, ukomezwa n'ubunararibonye bwo kubana n'abandi bana b'Imana mu nzu yayo. Rero nubona umuntu ari mu bintu by'Imana adakomeye, uzamenye ko izo mpamvu eshatu kuri we zagize gute? Zarangiritse. Ndashimira korali imaze kuririmba, kandi uyu munsi ndashima Imana kubw'abana bayo babyawe ubwa kabiri. Imana ibaha umugisha. Ndetse n'abasigaye namwe haracyari ibindi byiringiro, haracyari andi mahirwe. Muraza komeza kwegera iri torero kugira ngo babanze babafashe, nibamara kubafasha babereke uko muzabatizwa. Imana ibaha umugisha. Kandi ndashimira buri muntu wese wicaye hano wagize uruhare mu kurarika abashyitsi bakaza hano tugasangira ijambo ry'Imana. Imana rero yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Aya materaniro tuyatangira byabaye ngombwa ko twinjira mu ivugurura cyane, kuko turamutse duhagaze neza Imana yaduhindura imbuto zibyara abandi bakiranutse. Turashima Imana rero yuko twasabye Imana guhinduka, itwongerera n'abakizwa. Imana ihabwa icyubahiro. Ibindi turaza kubonana nimugoroba, ndabakangurira mwese kuza kuboneka. Nizere ko ubu nta muntu ukiryama. Kera hari abantu babaga ngo bafite amafaranga, yarabuze umwanya wo kuryama akaryama ku isabato. Ariko abantu bakiryama ku isabato, ku rusengero hari gahunda zera,
abo ntibaramenya iyo bava, ntibaramenya n'iyo bajya. Kenshi na kenshi buri gihe Imana igusaba ikintu ukunze. Iyo ukunze ibitotsi nibyo Imana igira gute? Nibyo igusaba. Yego, umwanya w'ibyo bitotsi Imana irawugusaba. Iyo ukunze abantu cyane, umwanya w'abo bantu Imana irawugusaba kugira ngo ibanze guhindure, ujye uhura n'abo bantu ugire icyo ubaha. Muri uyu mwanya tugiye kwigana icyigisho gikomeye gifite insanganyamatsiko ivuga ngo amahirwe n'ibyago by'i Laodikiya. Amahirwe ni iki? Ni ibyago by'i Laodikiya. Bijya bibaho ngombwa ko ushobora guhura n'umuntu ukabona amahirwe ye angana n'ibyago bye. Iyo urebye abantu tubayeho mu minsi y'imperuka ukabona ko twamenye Imana, ku ruhande rumwe ubona hari amahirwe dufite, ndetse abantu twamenye Imana, abapagani kenshi na kenshi bajya batwibutsa amahirwe twagize. Ariko nanone iyo usomye neza ijambo ry'Imana rikwereka ibyago bingana n'amahirwe abantu batwereka dufite. Kubw'ibyo rero amahirwe n'ibyago by'i Laodikiya. Muri uyu mwanya nagira ngo twinjire neza mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 3, aho niho tugiye kwigana. Ariko mbere y'uko twigana munyemerere dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turifuza kwinjira mu kuri kwawe kugira ngo kugire icyo guhindura muri twe. Ntabwo twifuza kwiga ibyo gufata mu mutwe gusa ngo duhinduke ba magambo. Turifuza ibyinjira mu buzima bikinjira mu ngingo, byarangiza bigatandukanya icyiza n'ikibi muri twebwe. Reka ijambo ryawe ryinjire muri twe ribyara umusaruro. Udukoze amavuta yawe ku matwi ngo tubashe kumva neza. Ngwino ugire igitangaza ukora muri uyu mwanya, kugira ngo umwana wawe wese ufite intege nke yumve ko wongeye kumwongera imbaraga. Uwumvaga amasezerano yawe ntayagifite uyamupfumbatishe. Uwari wagize intege nke mu rugendo kubw'ibyo arimo guhura nabyo, byaba ibyo bagendana mu rugendo rw'iby'umwuka cyangwa mu buzima, umwifatire ikiganza umusindagize. Kandi twese ku musozo w'iki cyigisho aba ari we duhanga amaso, aba ari we dutangarira, aba ari wowe twerekezaho ubuzima bwacu, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Laodikiya ni amagambo abiri. Laos bisobanura abantu, diakeo bisobanura guca urubanza. Laodikiya rero birashushanya abantu bazaba bari ku isi mu gihe imanza mu ijuru zigomba kuba zagize gute? Zatangiye. Kuva mu mwaka w'844 twinjiye mu bihe bidasanzwe. Icya mbere, twinjiye mu bihe by'itorero ry'igisekuru gisoza, itorero ritazagira ikindi gisekuru kirikurikira. Icya kabiri, twinjiye mu gihe Kristo yavuye ahera ajya ahera cyane, kandi umwanya umutambyi mukuru yamaraga ahera cyane nta muntu wamenyaga ngo ni iminota 10, ni iminota 20 ari bumare y'isaha, nta wabimenyaga. Kubw'ibyo rero gusohoka k'umutambyi mukuru avuye ahera cyane ku munsi w'impongano byabaga bitunguranye. Ni nako bimeze kuva mu 844 nta mibare y'imyaka twongeye kugira. Nyuma y'844 umuntu uzabara imyaka akavuga ngo mu myaka 3 ikurikira hazaba ibi, mu myaka 10 ikurikira hazaba ibi, azaba abeshya abantu. Kubera ko mu gitabo cy'Ibyahishuwe marayika yamanitse ukuboko ararahira, aravuga ngo ntihazabaho igihe ukundi. Nk'uko umutambyi yasohokaga atunguranye, niko Kristo agomba gusohoka mu buturo bwera bwo mu ijuru, agahagarika inshingano yo gusabira abanyabyaha imbabazi. Kubw'ibyo rero imperuka ikaba iratangiye, umunsi w'imperuka, kubera ko uwo munsi Yesu ahagaritse umurimo nibwo azavuga ngo uwanduye akomeze agire gute? Yandure. Kuva mu 844
ijambo ry'Imana rivuga ko ari bwo ubwiru bw'Imana buzaba busohoye, kandi natangira kuvuza impanda ya karindwi, yatangiye kuvuza impanda ya karindwi byatangiye mu 844. niyo mpamvu iri torero ryahagurutse Imana iriha impano y'umwuka w'iki w'ubuhanuzi, kuko marayika mu Byahishuwe igice cya 10 yaravuze ngo ukwiriye kongera guhanura iby'amoko menshi n'amahanga menshi n'indimi nyinshi. Rero hari ibintu bitatu bikomeye byatumye Imana yemera ko habaho iki gihe cy'iri torero. Icya mbere, guhumura abantu ngo bamenye aho igihe kigeze. Icya kabiri, gukura amaso y'abantu ku isi bagatumbira icyo Kristo arimo kubakorera mu buturo bwera bwo mu ijuru. Icya gatatu, guhangana n'inyigisho z'ibinyoma zigenda zigena ibihe kandi hatazabaho igihe ukundi. Nshuti zanjye, Laodikiya kubera iki yavuzwe mu Byahishuwe? Ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 14, urwandiko rwandikiwe ab'i Laodikiya. Wandikire marayika w'itorero ry'i Laodikiya uti, uwiyita amen. Ngiri izina rya Yesu rivuga ngo iyo Yesu avuze biba bigomba kuba bityo. Tagira mbabwire ikintu gikomeye. Iyo Yesu akubwiye ngo caha, wowe ugahitamo kwicira aha. Iyo Yesu akubwiye ngo kora iki, wowe ukikorera iki. Uba uhuye n'akaga, Yesu agomba kuba amen, bivuze ngo bibe bityo. Ndagira mbabwire ngo ijambo ry'Imana ritubwira ko Loti yabwiwe guhunga, ntarebe inyuma, akirukanka agahungira ku musozi. Ariko Loti arangije abwira Imana ngo ntibibe bityo. Ntibibe bityo, uriya musozi nawugeraho nakererewe, narimbukira mu nzira, ahubwo njyewe ndimo ndabona nakirira kuri kariya gasozi. Imana irangije iti nta kibazo, jyayo kubw'ubushake bwawe. Yaguwe neza, yahagwiriwe nabi. Kuri uwo musozi yahungiyeho niho yasambanye n'abana b'abakobwa be bombi. Yesu Kristo na amena. Icyo akubwiye jya ukora icyo. Imana yahamagaye Samweli, iramubwira iti Samweli. Samweli arangije aho kujya kwitaba Imana ajya kwitaba nde? Eli. Eli aramubwira ati singuhamagaye. Imana irongera imuhamagara kabiri. Ubwa gatatu Eli amenya yuko ari Imana irimo guhamagara Samweli. Eli abwira Samweli ati niyongera guhamagara uvuge ngo vuga, kuko umugaragu wawe ndi hehe? Ndi hano. Bishoboka ko hari abantu amena yagiye ahamagara aho gukora icyo abasabye bakajya kwitaba abayobozi b'amadini n'abandi. Yesu ati uwiyita amen, umugabo wo guhamya. Mu gihe cya Isiraheli abagabo babiri mu rubanza nibo bemerwaga. Abo bagabo iyo babaga ibigoryi urubanza rwaracuramaga. Aba bantu iyo bafataga umwanzuro ari biswe abagabo, cyabaga ari ikintu gikomeye. Ngibi ibintu bikomeye. Yesu yiyise umugabo wo guhamya. Niwe wenyine ushobora guhamya umuntu imbere y'iki? Y'Imana mu rubanza. Ariko natwe yaduhinduye abahamya b'ijambo rye. Yesu arabanza arivuga, niwe ukiranuka, niwe ukuri, kandi Yesu ni inkomoko y'iby'Imana yagize gute? Yaremye. Mu by'Imana yaremye harimo imisozi, harimo ibi bintu by'isi byose mubona. Imana yaremye isi, Satani nawe arangije ayitiye. Ariko Ibyahishuwe bigarutse bitwereka ko Yesu niwe nkomoko y'iby'Imana yaremye. Ikibazo ni kimwe, kuki murimo gushaka kugirana isano n'iby'Imana yaremye ariko mudashatse kugirana isano n'inkomoko yabyo? Abantu barimo barashaka ubutaka bwo kubakaho. Ubu purusa nka 70% z'abantu bari hano, buri wese mu mutwe abavuga ati mbonye akabanza nahita ngira gute? Ntahita nkagura.
ku buryo hari uri ku rwego yavuga ati ngewe n'umuntu namwica ariko nkabona ikibanza. Ubutaka ni iby'Imana yaremye, ariko abantu kugira ngo babone ubutaka, bamwe bararogana, abandi barashinjana amarozi, abandi baricana, abandi barimo barihakana bo bavinda imwe kugira ngo bagurishe amasambu. Ariko Yesu yaravuze ngo inkomoko y'iby'Imana yagize gute? Yaremye. Wishaka kugirana isano n'ibyaremwe wirengagije inkomoko yabyo. Bibiliya irakomeza, Yesu ati nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubizi, nuko rero uko uri urakaza uyazi, udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama, ungure w'izahabu yatunganirijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho n'umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha nkabaha n'ibihano, nuko rero ugira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe tugire gute? Dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nkuko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira iki? Matorero. Kubera iki ibi bintu biri muri Bibiliya yawe? Ndaza kwifashisha amagambo nagiye nsoma mu gitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe. Icyambere, uyu mujyi wiswe Laodikiya wubatswe n'umwami witwaga Antiyokusi wa kabiri. Uyu mujyi yawitiriye umugore we witwaga Laodike. Uyu mujyi wari wubatswe ku iherezo ry'inzira nyabagendwa, aho uwo umuhanda wageraga. Inzira nyabagendwa yari inzira yamanukaga ikaza, noneho mushobora kuzabibona kuri Bibiliya zanyu inyuma. Ariko iyo wageraga muri Laodikiya ugasohoka mu mujyi neza gatoya, wahita guhura n'inzira ebyiri, imwe imanuka ijya ku nyanja, indi izamuka ijya ku misozi. Kubw'ibyo rero umuhanda munini naho wagarukiraga. Twemeza neza tudashidikanya ko Laodikiya ari itorero ryo mu minsi ya nyuma, kandi hirya y'iri torero nta rindi. Icyakora iyi Laodikiya irimo amatsinda angahe? Abiri: urukungu n'amasaka, intama n'ihene, ab'iburyo n'abahehe n'ab'ibumoso. Kubw'ibyo rero ku musozo wacu hano vuba bidatinze, buri muntu wese Imana igiye kugaragaza uruhande agize gute? Arimo. Ni ikosa rikomeye kwibwira ko Imana izatoranya itorero rya munani. Ariko nagira ngo mbabaze, iri torero turimo ryitwa Laodikiya mu buryo bwa gihanuzi ryiswe Laodikiya kubera ko Laodikiya ntabwo bisobanura akazuyazi, bisobanura abantu babereyeho mu gihe cyo guca iki? Urubanza. Kubw'ibyo rero izina rya Laodikiya ntabwo ryakagombye kutubabaza, twakagombye kubabazwa no kugirana isano n'imibereho iciriritse y'abantu bahehe? Laodikiya. Banza umenye ko turiho mu gihe cy'urubanza. Mu gihe cy'urubanza iyo uje kuburana wahekenya amenyo barabyandika, waseka barabyandika, wakwimyoza bagira gute? Barabyandika. Umuntu mwongoreranye mu rubanza bandika ahantu bakavuga bati uriya muntu mwandika izina rye tuzagira gute? Tuzamukenera. Buriya mu rubanza haba n'abantu barimo gufata amafoto bavuga bati uyu muntu naburirwa amarengero tuzamubaza uyu muntu kuko yamuherekeje. Mu rubanza rero uko wambaye, uko witwaye, akantu kose ukoze, inshuti wazanye ngo mugendane, ibyo byose ni ibimenyetso mu rubanza. Nshuti zanjye nagira mbabwire ngo ijuru riduhanze amaso. Muri Laodikiya wari umudugudu w'amajyambere menshi, wari umujyi urimo ubutunzi bwinshi, habaga amasoko manini, hakaba na za banke zikomeye,
izo banki zabaga zidendejemo imari, byatumaga umuntu wese utuye i Laodikiya akora mu mifuka akavuga ngo ndi umukire, ndatunze kandi ngize gute ndatunganiwe. Umuntu wabaga afite amafaranga muri konti yabaga ari umuntu wicaye yizeye ko n'ibihe bihindutse ntacyo byagira gute byamutwara. Ikindi kintu gikomeye, uyu mudugudu mu mihana y'i Laodikiya bororaga intama, ariko izi ntama zagiraga ubwoya bw'umukara. Gusa izi ntama zari zifite uburyo budasanzwe zabagaho. Iyo izuba ryabaga ririmo kurasa cyangwa ryenda kurenga, izi ntama zabaga zirimo kubengerana ukagira ngo uruhu rwazo ni izahabu, kubera ko izuba ryarashe ku bwoya bw'iki bw'umukara bwiza. Ibi bintu biratangaje. Laodikiya yarabagiranye itangira mu cya 844, kandi izuba ry'imbabazi nirijya kurenga izongera igire gute irabagirana. Ikindi kintu gikomeye, abakungu b'i Laodikiya kubera ko ubwo bwoya bw'intama bw'umukara aribwo bwari buhenze, abakungu b'i Laodikiya bambaraga imyambaro iboshye muri ubwo bwoya. Uyu mwambaro werekanaga isumbwe, kandi uyu mwambaro umuntu wambaraga yabaga abarirwa mu bakire. Wari umwenda wambara watambuka mu isoko, abari hepfo y'umuhanda n'abari ruguru bakavuga bati boss agize gute aratambutse. Ariko Yesu ni umuhanga cyane. Kuki Yesu yagereranyije Laodikiya, abantu batuye i Laodikiya, akabagereranya natwe abariho basoreho n'imperuka y'ibihe? Ikindi kintu cy'i Laodikiya kidasanzwe, habaga amasoko y'amashyuza. Amashyuza ni amazi aba ari ku butaka, akaba wenda ari nk'ahantu mu mabuye, noneho munsi hakaba harimo umuriro utuma ya mazi ahora ameze nk'ashyushye atogota. Kandi namwe hano mu Rwanda murabizi dufite amashyuza. Abantu barwara imitsi za rubagimpande bategeka ko kwa muganga basigaye bategeka abantu kujyamo, ukazaza ugira ibihe byinshi byo kwicara muri ayo mashyuza, kuko ibice by'umubiri byasinziriye birongera bikagira gute bigakanguka. Kandi abantu barwaye urutirigongo, abantu barwaye iki, bategekwa kujya koga muri ayo mazi. I Laodikiya rero hari amashyuza, kandi ayo mazi y'amashyuza abarwayi benshi bazaga ngo biyuhagire muri ayo mazi, kandi koko abenshi bagiraga gute barakiraga. Dufite amazi, abantu bafite ibice by'ingingo byasinziriye, abantu batakibasha kugira neza iyo bageze muri iri torero batozwa gukora. Abantu bumvaga barahaza ubuzima, iyo bageze hano bogamo gake gake, umuntu agatangira kwishimira abantu, akaba muri korari, akaba umukuru w'itorero, akagendana n'abandi. Hari abantu baba bafite ingingo umunwa warafatanye warahengamye. Hano muri Laodikiya umuntu agerageza koga, igihe kikagera umunwa ukagaruka, uwatukaga abantu akawuhimbarisha Imana. Ese ndagira mbabazi, iki kidendezi cyacu, aya mashyuza yacu ntaryoshye pe? Araryoshye pe. I Laodikiya bageze aho mu bantu bajyaga bahaza, indwara zagoranaga gukira zari indwara z'amaso, kuko indwara y'amaso ntiyakizwaga no kujya mu mashyuza. Ariko turi kumwe ra? Indwara y'amaso ntiyakizwaga no kujya he mu mashyuza. Indwara y'amaso rero yarabazengereje cyane, biha gahunda bakora ubushakashatsi, bajya mu mashyuza bakuramo amabuye. Ayo mabuye baragenda yo hasi mu mashyuza barayasya, bayavanga n'amavuta. Umuntu urwaye amaso babimusigaga ku maso, bakamumarana igihe akazahava asigaye abona. Ayo makuru rero niyo Yesu yaragize gute yari akeneye, kuko ibi
ibintu byari ibintu bizwi. Ahandi hantu hose wabagura ibintu byaragucanze, waravugaga ngo ahandi hose narahagerageje, nsigaje kugira Odokiya byakwanga nkamenya ngo mpfuye urwo ngize gute, urwo mpfuye. N'ubu umuntu aricara akakubwira amadini yazengurutsemo, akakubwira ibibazo yaciyemo, akakubwira ibibazo yagiye ahurira mu misengere n'inyigisho zitandukanye, yarangiza akavuga ati njyewe ubu nerekeje mu itorero ry'Abadivantisiti, nindamuka ngize umugisha nkabona Imana bizaba ari amahirwe. Ubwo nimpaburira bizaba bivuze ngo nta Imana igize gute. Yego, ariko Yesu yazamukiye kuri uyu muti kubera iki? Uyu muti baje kuwita izina, witwaga Collyrium, ndetse uyu muti iyo umuntu yabaga awufashe ataranawisiga aravugaga ati uko biri kose gukira ndakwizeye. Nshuti zanjye, Yesu arangije avuga amagambo akomeye, aravuga ati rero Laodikiya, nubwo amakuru yawe azwi gutyo, ufite ubwoko bw'ubukene bubabaje, kuko utiyizi, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa, kandi uri umukene n'impumyi, kubwira abantu bafite amaduka n'amabanke, kubwira abantu bafite ikidendezi cy'amashyuza, kubwira abantu bafite ubwoya bw'intama buvamo amakanzu ahenze, ukababwira ngo ni abakene. Ni ibintu bitumvikana. Ariko Yesu kubw'urukundo akunda Laodikiya ayigira inama. Harya nagira ngo mbabaze, inama y'umugabo w'ukuri wo guhamya ukiranuka ni inama yagiraga igihugu cya Turukiya uyu munsi, cyangwa ni inama irimo kugirwa itorero? Igisubizo, aha ni Turukiya irimo kugirwa inama. Ibi bintu aya mateka turimo kwiga yabaga mu mujyi umwe wa Turukiya y'uyu munsi wa none. Ariko Kristo yasoje avuga ngo ufite ugutwi yumva iby'umwuka bwira iki? Itorero. Nshuti zanjye, Laodikiya yanenzwe ikintu gikomeye cyo kuba akazuyazi, kandi Laodikiya irashushanya itorero ry'Imana ry'ukuri ririho mu gihe cya nyuma, ari ryo twebwe. Kuki harezwe akazuyazi? Aka kazuyazi gashushanya iki? Nshuti zanjye, muri Laodikiya ikibazo cya mbere yarezwe na akazuyazi. Aka kazuyazi gashushanya ubute mu by'umwuka. Ubute mu by'umwuka, umuntu akabaturanye n'urusengero, ntashobore kuza mu materaniro, ntaze gutangira isabato, ahubwo yarangiza akavuga ngo ndajya kuri YouTube. Umuntu akicara kumva arashaka Imana kubw'ibigeragezo byasatiriye urugo rwe, aho kugira ngo yihagurukire agahamagara umukomisiyoneri mu misengere. Urabona umugore yanzengereje, umwana mukuru nawe agiye kurongorwa n'abapagani, none rero njyanira icyifuzo imbere y'Imana, ibyo ushaka byose nzagira gute? Yego, Laodikiya bafite ubute mu by'umwuka. Umuntu aricara akavuga ati njyewe rero ibintu bya Bibiliya mba numva atari ibyanjye, mujye mutuzanira ababwiriza batubwirize dutahane ibyo dutahanye. Buriya njyewe no mu ishuri umuntu yavugiraga imbere yanjye ngafata ibyo agize gute? Wowe ntago uri umwizera. Dukeneye abizera bafata ibyo twabwirije ku ruhimbi bakabishyira ku munzani w'ibyanditswe byera, bakamenya aho ababwiriza bibeshye n'aho batibeshye. Laodikiya yari akazuyazi, kutaba umupagani ngo werure cyangwa umukristo. Dufite umubare munini w'abantu bicaye hano, kujya kuraguza aho bajya kuraguza arahazi. Uramutse umubajije ahantu yajya gukura imari z'ubunyoni z'ubujura yahakwereka. Umuhamagaye ukamubwira uti ndimo ndashaka ukuntu nakwinjiza ibintu, ariko Rwanda Revenue itabimenye kandi ntasoze, yakubwira ati ndaje dufangure. Iyo ni diru yoroshye. Uramutse umubajije uti ko nshaka kurongora ntarambagije kandi nkaba nihuta, ndashaka umugore mu cyumweru gitaha tugahita dukora ubukwe, ahita kwereka umukobwa wihuse akakubwira ati uriya araregetse.
ubukristo n'ubupagani muri Laodikiya abantu barabijyanana bigakunda. Umuntu akaba indaya akaba n'umuririmbyi, umuntu akaba umubwiriza akaba n'umunyapolitike kandi politiki icuramye, yarangiza akaba n'umwesikoro, akabijyanana ntihagire ikigongana n'ikindi. Umuntu akaba umukirisitu w'umukecuru mwiza w'umudiyakoni, akaba n'umukecuru usenya ingo z'abandi, akabijyanana. Noneho ikintu gikomeye ni kimwe, ni ukuvuga ngo gutandukanya umukristo n'umutari we biragoranye muri Laodikiya. Kubera iki? Umuntu udafite Kristo niwe ukunda muri Laodikiya kugaragaza ibimenyetso ko afite nde? Afite Kristo. Ikindi kintu, kutagira ishyaka n'ubwuzu, ibi nabyo byiswe akazuyazi. Ishyaka ry'Imana n'ubwuzu bw'iby'Imana muri Laodikiya wapi? Ushobora kujya kubona ukabona umuntu yagiye mu by'amashyaka ya politike, yagiye mu makipe y'umupira w'amaguru, ugasanga yagiye mu bintu by'ibimina n'amashyirahamwe, yashyushye cyane. Mukazamuhura ukabona arimo arakubwira nshakira abandi bantu 3, ariko musoni ko nkuzi uri umubwiriza, ubu wowe n'abandi 1000 niwabazana, zana abantu Imana yatwibutse. Nawe arashaka kugukubita mu kintu nawe atazi aho cyubakiwe. Ariko iyo umubwiye uti gerageza uzana abashyitsi, dufite amavuna, ahita akubwira ati abantu b'iki gihe nta mwanya bagira gute. Reka mbabwire, Satani azaduha umuvuduko mu bintu bipfuye, atwima umwete mu bintu by'Imana. Ngaka akazuyazi. Akazuyazi kandi bisobanura kuba imbera byombi mu itorero, kuba icyegamizi mu itorero. Aho kugira ngo ube uhagarariye Imana mu bapagani, ukaba uhagarariye Satani mu itorero. Mwari mubizi nabyo? Uko Imana ishaka abayihagararira mu bupagani, niko na Satani ashaka abamuhagararira mu itorero. Buriya hari umuntu muririmbana, buri gihe azaza azamura igitekerezo ugahita wumva ni Satani umuvugiyemo. Buri gihe yajya kuvuga abantu bagakubita umutima bati noneho ibintu byose arahita byica. Hari umuntu mu nama y'itorero ijuru rikaba rizi ngo agiye kumanura ibendera ry'Imana byanga byakunda. Uhagarariye iki? Nshuti zanjye, kuba icyegamizi ibyo ni n'ibintu bibabaje. Gufata impu zombi ni ibintu bigaragara mu bantu benshi, ariko Bibiliya iravuga ngo iki mu Baroma? Tunyarukire mu Baroma, Abaroma igice cya 2. Amagambo turimo kwiga akomeye, Abaroma 2:21. Haranditswe ngo mbese wigisha abandi ntiwiyigisha, kuhana kwiba nawe ukiba, kuvuga ngo ntugasambane nawe ugasambana, ko wanga ibishushanyo bisengwa nawe ukanduza urusengero rw'Imana, ko wirata amategeko nawe ugayisha Imana kuyacumura. Izina ry'Imana ritukwa mu bapagani ku bwanyu, nk'uko bigize gute? Nk'uko byanditswe. Ariko ndagira ngo mbabaze uyu muntu w'akazuyazi, ndagira ngo mbabaze, kwigisha arigisha ntago yigisha? Arigisha, ndetse ni umuhanga. Umuntu wigisha kudasambana kandi agira gute? Asambana. Umuntu wigisha kutiba kandi ari umujura. No mu iteraniro hari umuntu uvuga ati ubuse mama musimbukire nyamwake. Oya, uyu munsi yaje mu ikoti ry'abantu b'Imana, reka mwubahe. Nshuti zanjye, wambaye irihe koti? Ikindi kintu gikomeye, Laodikiya yabwiwe yuko yirata ubukire. Ariko nagira mbabwire amoko 3 y'abakene. Umukene wa mbere ni umukire ukomeye urimo ideni rirengeje ubushobozi yakwishyura, uwo aba ari umukene. Umukire urimo ideni atagira gute? Atakwishyura, aba ari umukene. Uwo ni umukene wa mbere. Turabakire ku bintu byo kuririmba, ku bintu byo kubwiriza,
turi abakire ku bintu by'amafaranga, insengero zisa neza, amakorari atunze, ibyiciro byambaye inifomu, ariko ku bigendanye n'imico myiza y'abantu bihannye turi abaki? Turimo ideni. Umukene wa mbere ni umukire urimo ideni rirengeje ubushobozi bwe. Umukene wa kabiri ni umuntu udafite namba, uwo bavuga ngo ntafite n'urwara rwo kugira gute? Kutagira urwara rwo kwishima. Ushaka kwishima mu mugongo ukagira gutyo uti nkoreramo. Hari n'igihe uba ushaka ko agushima ku ijosi agashima hafi y'ikibuno, nyine ni uko. None se wabyanga? Umukene wa gatatu ni umuntu wigereranya n'abakene kugira ngo yumvishe abantu ko ari umukire. Umuntu akava nk'ahangaha akajya kubaka ahantu hataba n'umuhanda w'igitaka, yarangiza akazaza ababwira ati, bakamaza bati se bosi witwa nde? Muherwe. Bakaza bavuga bati tuje kwa Muherwe, uranyumva neza, iminsi mikuru yaba, akabasukamo ibintu by'ibigage, akababwira ati ibintu biriho nimurye. Naho nyine yari umukene, yimukira aho abakene batuye kugira ngo abe referanse yitwa umuki? Yitwa umukire. Ariko reka ngira ikintu babwira, kwitwa umukire kuko wigereranyije n'abantu bakennye cyane, buriya nabwo uba ukiri umuki? Ukiri umukene mu mutwe. Muri Laodikiya habamo abantu muraganira mukaganira, akakubwira ati reka nkubwire, nubwo mujya muvuga ngo sindi umuntu w'Imana, ariko aho kuba nka Elize naba njyewe. Elize urabizi, uzi ko kuza mu rusengero biramugora. Wigeze umbura? Ni ukuvuga ngo njyewe ntabwo nakwigereranya n'umuntu uza mu materaniro buri munsi. Nshaka wa wundi w'umunyantege nke. Uhamagara umuntu ukamubwira uti ko watuzengereje bimeze gute? Tubuse nabazengereje ndi nka kanaka ejo bundi ntihakubise umugore. Hamagara uwanjye mve ko mukubita. Nubwo nk'inzoga nzinywa nihisha, ariko urumva ko ndamuruta. Ese uwo muntu wamwita umukene koko? Ubukene bubi dufite ni uko twihigamo abanyantege nkeya, intege nke zabo akaba arizo tugaragaza kugira ngo twerekane ko twe turi abaki? Turi abanyambaraga. Ariko Yesu arangije atanga inama ya mbere yabwiye Laodikiya, gerageza ungureho izahabu. Ibi biransaba kwinjira mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 6. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 6, ungureho imyenda. Igice cya 6 ndisomera umurongo wa 10 wonyine. Umurongo wa 10 haranditse ngo, dusa n'abababara ariko twishima iteka, dusa n'abakene nyamara dutungisha benshi, dusa n'abatagira icyo bafite nyamara dufite byose. Ungureho izahabu. Umukire wabaga adatunze izahabu i Laodikiya ntago bamushyiraga mu rutonde rw'abakire, kandi amafaranga y'icyo gihe yabarwaga mu izahabu. Ni igiki umuntu agomba kuba afite ukabara ko ari umukire? Ubusobanuro bw'ijambo ry'Imana butwereka yuko izahabu yatunganirijwe mu ruganda ishushanya ingeso nziza Imana iha umukirisitu, ariko zikaba izo ngeso nziza zaratunganyirijwe mu bwami bw'Imana. Kimwe mu bintu bya mbere Laodikiya ikeneye, ntuzayibaze ibihamya irabifite. Laodikiya ntuzayibaza ibintu byinshi, ariko ku bintu byitwa ingeso nziza. Ujya ahantu wasura umuntu akakubwira ati ubanza usure na mwene wanyu hano hepfo, nabonye ari we muntu ubasebya, nta nubwo nari nzi ko musengana, buriya se arasenga. Ugahita ugira isoni zo kuvuga yuko ari umubwiriza cyangwa ari umuririmbyi cyangwa ari umwizera. Ingeso nziza wapi? Umuntu araza akakugaburira akagira gute, yakwaka serivisi wayimwima agahita avuga ati ndakubonye ntumbonye. Umuntu agirana ikibazo n'abantu babiri, ukumva ari mu bantu arimo aravuga ngo abantu bose bamvuye ku nzoka.
umuntu w'umukirisitu abantu bakuva ku nzoka gute? Yesu yarinze agera ku musaraba, abantu bamwiyenzaho kugeza n'uwo bari babamba nk'umwe yamwiyenjejeho, abatambyi bamwiyenzaho, ngo kwari ukugira ngo Yesu azinukwe abantu kandi aribo yari arimo gucungura. Yesu abonye urwo rugamba rumurenze, aho kugira ngo ahage abantu, Yesu yabwiye Imana ngo mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Aho niho Pawulo yahereye yandika ngo ubuzima bwacu buhishanywe na Kristo hehe? Mu Mana. Ingeso nziza. Badivanisi umunsi wa karindwi, bizera bo ku Kimisagara ndabinginze, nibyo koko murakize, ariko ku bigendanye n'ingeso nziza muri abakene bo mu rwego rwo hejuru. Muri abakene. Niba hari umuntu wanyu ushobora kurenga itorero nk'iri akajya gusabiriza, niba hari umupfakazi wanyu mushobora kwirengagizaho gufasha ahubwo mukajya kumutereta, niba hari imfubyi yanyu aho kwitaho ahubwo mujya gushaka uburyo mwicira ubukwe, kandi Imana yari ibonye ko uwo muntu iminsi asigaje yo kubaho azayimarana n'uwo muntu ngo amusindagize. Ku ngeso nziza muri abakene. Kwambara imyenda myiza. Yesu ati ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda. Kandi icya kabiri Yesu yagireyeho inama Laodikiya, ungureho imyenda yera. Hari amoko atatu y'imyenda, tutitaye mu buryo idoze n'abayidoze. Ubu twese uko turi aha turi mu nzego eshatu. Icya mbere, hari umuntu uri aha wambaye umwenda w'umutirano, ntabwo yabura mu iteraniro nk'iri. Akaba yaravuze ati kanize nzagacekemo n'isabato y'ubutabazi batazancisha n'iki. Aha, umwenda w'umutirano uravuna, ugira n'amategeko. Ceceka ngo wicaye ku rusengero hari umusumari ukozeho, umuntu ahita amanuka akabwira abakuru b'itorero ati muba mureba mu imyenda y'abizera irimo iracika, nawe arimo aravuga nta busobanuro afite kuza gusobanura ku wamutije umwenda. Iyo ugiye guhura na nyirawo warengejeho iminsi 2, hari ukuntu umwenda umuntu awugutiza akakubwira ati tubonane nimugoroba, uti sawa. Ugahita wumva nk'umuntu w'inshuti yawe w'umukobwa araguhamagaye ati ejo iwacu hari ikirori sinzakubure, uracyayicyuye? Oya da, witukuraho telefone ugashyiramo akadege ukavuga uti ndawubyaza umusaruro n'umunsi w'ejo. Nyirawe yaguhamagaye ku isaha yo kugenda, telefone uyikuraho, umutima uba urimo kukurya. Iyo uhaye umuntu ngo aguterere ipasi, uba uri muri dushe ukaraba ariko unagaruka ntutwike, utere, shyiramo akariro kagize gute gakeya kuko uba uhangayitse. Kandi umwenda w'umutirano hari n'igihe ubona nyirawo agiye kugutwara ukabona nibwo ukubereye, ugatangira kuzaza umubwira utari ku bundi wakwemeye ugaheba n'indege kwishya. Niyo mpamvu abahanga mu gutanga umwenda, iyo abona wica gahunda yo kuwugarura aricara akakubwira ati bohoka rwose gira gute ugumane. Ni nako bimeze ku bigendanye no gukiranuka. Umwenda wagereranyijwe no gukiranuka kwa Kristo, Imana iha umunyabyaha ku buntu. Ariko dufite abantu bicaye muri uru rusengero bafite imico y'imitirano. Kuza ku rusengero yabitiye mu rugo yakozemo bwa mbere ari umukozi. Kwiyiriza ubusa no gusenga yabikopeye ku mumama w'inshuti ye. Gusoma Bibiliya ntabyo azi, ntanayishaka, ni ibintu yakopeye. Ibintu byose ni ugukopera. Yarangiza akakubaza ati harya watanze icya 10? Uti yego. Nanjye reka ngitange batazagira ngo ndimbwa. Ubuzima bwe bwose nta kintu cye yifitiye. Mwebwe babatijwe uyu munsi, gerageza wigirire ikanzu itari intirano. Icya kabiri, umwenda wa kabiri ni umwenda wawe ariko ufite defu. Hari
hari ukuntu uba wiyambariye umwenda ariko ukaba ubizi yuko wacitse ahantu. Icyo gihe rero hari igihe uhitamo ukavuga uti ngewe aho kwicara ndakomeza ngire gute mpagarare. Rwose ukabona umuntu akoze mu mufuko ukamubwira uti twicara, akakubwira ati mba nabirambiwe. Naho bamaze kuwudoda gatatu utabuka hagati y'amaguru, niyicara noneho uragira gute, urarangira. Akavuga ati hoya ni uku nguku byakire gutya. Ubu hano hari n'abantu bafite imyenda ifite defo ariko yaranze gukuramo ngo adodeshe umwenda wera. Umuntu akaba yicaye hano afite inzangano z'amoko, itorero riti mwicare musangire nk'abana b'Imana. Ati hoya ntago nicara ndahagarara. Reka ngire ikintu mbabwira, ufite uwuhe mwenda? Umwenda wa gatatu ni umwenda mwiza kandi wawe. Umwenda mwiza wawe urawambara ukumva uranezerewe. Iyo gashaje ugatera ipasi kakayifata neza cyane, warangiza ukagatambukana abantu bagahita bavuga bati ariko uyu mwenda w'uyu muntu wari ukomeye, nkurikije iminsi amaze mu bushomeri, kariya kenda ke niko konyine agira ariko ntikagira gute ntigacuya. Ibi rero ni byiza kwicara bakavuga bati uriya mu mama yaciye mu bigeragezo, yagiranye ibibazo n'abana n'umugore, ariko isaha yo gusenga yakomeje kuba ya yindi, aracyakiranukira Imana. Reka ngire ikintu mbabwira, musabe Imana ibahe kuguma mu myenda yanyu. Dawidi yagiye kwa Sawuli, baramubwira bati mbere yo kujya ku rugamba genda ubonane na bosi nyir'urugamba, umugaba mukuru w'ingabo we. Dawidi araza agera kwa Sawuli, bamubwira amagambo menshi. Arangije bamaze ati ufite uwuhe mushinga? Ati ngiye kurwana na Goliyati. Ni gutatuka ingabo z'Uwiteka. Bati rero niba urimo no kubigena ibyo bintu, hari icyo ugomba kubanza gukora. Ugomba kuba wambaye imyenda ikomeye. Bamanura umwenda wa Sawuli, bamaze kuwumanura bawambika Dawidi. Sawuli yasumbaga Abisiraheli bose, noneho Dawidi sinzi uko yareshyaga, ariko ngo Dawidi yateye intambwe bigira gute biranga, byanze yabigenje ate? Dawidi yaragarutse, arangije arababwira tumva rero nimusubirane umwenda wanyu. Njyewe ibi bintu nta nubwo nabimenyere, nsanzwe nimenyereye ibuye. Kubw'ibyo rero ndajyana ibuye ryanjye. Ngo ageze ahantu mu kibaya, ngo Imana iramubwira ngo tora ibuye. Iryo buye Imana yamubwiye ngo natore niryo ryagombaga kwica nde? Kwica Goliyati. Reka mbabwire, mufite ibigeragezo biri imbere yanyu bikomeye, ariko nta n'umwe uzatsindisha ikoti rya Sawuli. Itoze gukoresha ibuye ryawe. Nshuti zanjye, kugura imyenda ni ikintu gikomeye, kandi imyenda ishushanya gukiranuka Imana ibara ku muntu. Ukeneye gukiranuka kw'Imana kutava mu kwibombarika. Nshuti zanjye, Laodikiya yabwiwe inama yo kugura umuti wo gusiga ku maso, kubera ko Laodikiya itabasha kubona. Buriya uburwayi bw'amaso burimo inzego eshatu. Hari abantu bareba ibintu biri hafi gusa, wakwegera hirya wagira gutya akakubaza ati se wagiye, kandi ubona agize gute. Hakureba hari abantu birebera ibintu bya hafi gusa, ni uburwayi bwo muri Laodikiya. Hari abantu birebera iby'inda, birebera ibintu biri hafi gusa. Wakwegera hirya wamubwira uti hakurya hari urimo urareba, ati nta kintu mbonayo. Ubu dufite abizera batamenya ibihe by'akaga biri kure. Hari abantu batabasha kureba kure ngo batoze abana babo. Hari abantu batarimo kubasha kure ngo bategure ubuzima bwabo. Hari abantu batarimo kureba kure ngo bamenye ko bakeneye Imana kuruta ibindi byose bakeneye, birebera hafi. Ubwo ni uburwayi bw'amaso. Abandi bantu ba kabiri ni abantu barwaye uburwayi bw'amaso bwo kureba kure gusa. Muntu ukamubwira uti kuri uriya musozi hakurya urareba, ati ndahabonye. Warangiza ukamubwira uti uyu mwana uri hano urimo uramureba, ati reka ndabona ibintu by'ibyezeze. Arareba ibintu bya kure, ibya hafi ntagira gute. Nshuti zanjye, ubu bwoko bw'amaso nabwo ni bubi kandi buri muri Laodikiya. Nubwo dufite abizera bareba hafi,
birebera ibintu by'inda, ibintu by'isambu, bicunganira no gukora ubukwe, akigira ku kazi agataha, akaza mu rusengero agataha, ntabashe kureba ibihe biri hakurya. Dufite n'abandi Satani yategetse gucana amatara maremare, bahora bareba kure, umuntu ntabashe kureba mu rugo rwe, akareba i Roma. Habyutse ibi n'ibi, yarangiza agatangira ati muri Amerika bigenze gutya. Umugore akamubwira ati papa kana, wamenye ko umukobwa wacu bamuteye inda? Ati toka Satani kwa jina la Yesu. Byashoboka se? Yacanye maremare yibarwa gucana amatara magufi. Dufite abantu bahora bareba ibintu, dimanche zatangazwa ryari, ikimenyetso cy'inyamaswa ni igiki, ese ubu mwe mureba ifaranga rimwe rigeze. Dufite abantu baba bari muri ibyo bintu. Ubu hari abantu badatumbiriye imperuka y'uyu munsi, barimo kureba iyo muri 2027. Yesu azaza muri 2027. Uko ni ugucana amatara maremare. Ni uburwayi bwa Laodikiya, ntimukabwange. Ubundi burwayi bwa gatatu nubwo kwitiranya ibintu. Yesu yakijije umuntu, amaze kumukiza, Yesu arangije aramubaza ati urareba iki? Arangije aravuga ngo abonye abantu bameze nk'ibiki, nk'ibiti bigenda. Yesu arangije ati garuka. Arongera mukora hehe? Mukora ku mazi. Ubu dufite abantu baba baraha batabona ko abantu bicaye hano ari abantu b'Imana, ahubwo babona ari ibiti bigira gute? Hari ibiti bigenda. Nta rukundo ruba hano, nta mpuhwe, nta bantu Imana ifitemo. Ni ukubona abantu baza bakagenda. Ni uburwayi bw'amaso. Kuba Imana ibonamo abantu hano, wowe ntugire gute? Ntubabone. Ni gute Imana ifite abantu hano, wowe ntubabone? Ni uburwayi bwa Laodikiya. Yesu yasabye Laodikiya kumwegera ngo igure umuti wo gusiga ku maso. Ijambo ry'Imana nasomaga ryambwiye yuko uyu muti wo gusiga ku maso ari umwuka wera. Umwuka wera humura umuntu, ukabasha kureba iby'iwawe, ukareba iby'itorero, ukareba n'iby'ahazaza. Mwuka wera agufasha kumenya uko witwara, akakwereka ububi bwawe imbere y'Imana. Kandi mwuka wera niwe ushobora kukwereka ko Yesu yamwenyuriye kwihana kwawe. Mwuka wera adahari ntago byakunda. Mwuka wera adahari ntago byakunda. Ndabakangurira cyane guha agaciro izi nama. Kubw'ibyo rero, icyambere, izahabu turayifite. Iri torero ryacu twahawe ubutunzi bukomeye. Ubutunzi bwose dufite bukomeye uburenze ubundi, nuko twahawe ubutumwa andi madini yose adafite. Ubu butumwa uzaburangarana. Umuntu ashobora gupfa ari umutindi kandi ubutunzi buri mu biganza bye. Hari umuryango umwe wubatse amateka ku isi, bari bafite ibuye ry'agaciro ngo ariko barikingishaga urugi. Uwo mugabo wo muri urwo rugo arapfa, basigara abana. Igihe cyarageze baza kumenya ko iryo buye ryari rihenze, ariko barapfiriye mu bukene. Dufite abantu bagiye gupfira mu bukene, ariko dufite ijambo ry'Imana. Muzaba mugize neza nimuryitaho. Dufite imyenda yera. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe 16:15 hahirwa uba maso akarinda iki? Imyenda ye. Dufite umuti wo gusiga ku maso. Ariko niba Yesu yaragukozeho ugakira, ukabubona abantu bagenda basa n'ibiti, ukaba ukibasha kwitiranya itorero ry'Imana ukaryita Babuloni, ahubwo Babuloni akaba ariyo wita itorero ry'Imana, ufite ikibazo cy'uburwayi bwo kwitiranya. Ukeneye umwuka wera kugira ngo Imana ikwereke ibintu ubirebe nk'uko Imana ibibona. Muri uyu mwanya ntabwo nabura kubabwira yuko abantu bari hano twese dusonzeye Kristo. Nsoza ndakangurira umuntu wese ubizi ko atagira ingeso nziza, umuntu wese ubizi, iki ni igihe Yesu aracyari mu buturo bwera bwo mu ijuru, arimo arahindura imitima y'abantu. Ingeso imwe igundiriwe ikinga amarembo y'imigisha y'ijuru.
kugira ngo nkumvishe uburemere bw'ingeso yawe mbi. Ingeso yawe mbi ishobora kuba yaraguciyeho abantu, ishobora kuba ituma abakugirira akamaro baragiye ku ruhande, ishobora gutuma urugo rwawe nta mahoro n'umutekano bibamo. Kutambara ikanzu yera yo gukiranuka kw'Imana bishobora gutuma abantu babona ubwambure bwawe. Buriya uteye induru mu isoko, iyo ufatanye n'umugore mu mashati, iyo ugaragaje Imana n'abaho utuye mu bucuruzi bwawe, abantu baba baguhengereje. Ko abantu baricara batari ko yambaye imyenda y'ubudive, mu gihe urimo gushwana wisararanga. Buriya abana bato ndabakunda cyane. Hari ugendana n'umwana wajya kubona ukabona igitenge cyangwa ijipo agize gutya, agize gute, ararungurutse. Buriya hari ukuntu umuntu akurunguruka agahita avuga ati wapi nta muntu muzima umurimo. Abapagani baraturungurutse kugeza ubwo benshi twicaye aha dufite isoni z'uko hari karitsiye twajyamo ntitugire icyo tuvuga, kubera amagambo, kubera inyifato, kubera ibikorwa bipfuye twahakoreye. Ariko uyu munsi Yesu aragira inama Laodikiya, kandi Laodikiya Yesu yapanze yuko ariyo irimo abantu Yesu azicarana nabo ku ntebe ye y'ubwami. Harimo arababwira ati nimuneshe. Muri uyu mwanya ndagukangurira kunesha. Saba Imana iguha imbaraga zo kunesha ibyakuneshaga. Kuramo ikoti wambitswe n'abantu, wambara umwambaro w'Imana. Va mu buhezanguni, garagaza uruhande urimo. Niba uri umukirisitu ubwira Imana uti kuva uyu munsi nshaka kukubera umwana. Ubuzima bwo kuvangavanga imibereho bwananiye. Imana irabikora. Muri uyu mwanya nsoza, hari umuntu muri mwe nashaka bumwe ubwira Imana ngo Mana ndodera imirimo myiza yo gukiranuka nyigenderemo, nyambika kuko isi irimo iragenda inyambika ubusa. Ndakwinginze mpumura amaso, kuko buri gihe nisanga natezwe imitego nayiguyemo, buri gihe nisanga Satani yanyobeje, buri gihe ngwa mu bintu ntazi kandi bikangiraho ingaruka, ndetse n'ibihe turimo kwerekeramo nta kintu mbona imbere. Mana kora ku maso yanjye unkize. Ufite icyo cyifuzo manuka uze mfatanye nawe gusenga. Ngwino mfatanye nawe gusenga. Tera intambwe. Nashaka bumwe, tera intambwe wobwira Imana uti Mana mu gihe nk'iki ngiki ndodera umwambaro, mpimico myiza, mpindura umuntu ukenewe. Tera intambwe, ngwino Yesu aragushaka. Imana iguha umugisha mubyeyi. Imana irimo irashaka abantu idodera imico myiza, kwibombarika bikarangira. Imana irimo irashaka abantu iha gukiranuka kwayo, kwibombarika no kwigira umunyedini bikigizwayo. Imana irimo irashaka abantu ihumura amaso, irashaka abantu yambika imbaraga. Tera intambwe, uyu munsi Imana iri kumwe natwe. Wicika intege, wicika intege. Fata ubuzima bwawe burambike mu biganza bya Kristo. Uwo niwe mushumba utazimiza. Muragize ubuzima bwawe. Nshuti zanjye, iki ni igihe gikomeye tudakwiye kwiringira ikintu icyo ari cyo cyose uretse kwizera amaraso ya Yesu. Reka mbasabe muhagurukiraho muri. Minota yacu yagiye. Muhagurukiraho muri. Muhagurukiraho muri. Nsaba abaririmbyi baze. Nsabe abaririmbyi baze. Imana iguha umugisha. Tugiye kuririmba indirimbo yacu isoza, kandi umuntu wese wumva akeneye Imana atera intambwe. Imana irahari, kandi Imana irashaka kugukura mu ntege nke zawe. Indirimbo tugiye kuririmba iravuga ngo mukristo ube maso, nturuhuke na hato, akaga kari hafi, usenge. Ababisha b'Imana bajya bakubikira, bajya bagucira n'ibico, ariko usenge. Kenyera intwaro zawe, ntuzambare ku manywa gusa, ahubwo uzambare na nijoro. Dore umwanzi arakaze, bamaso. Umva, abatsinze kera iyo ntambara urimo kurwana barimo barakubwira ngo senga. Umva umwami wawe Yesu wagupfiriye, niwe wategetse ati wirinde. Bika iryo jambo ryiza mu mutima wemera, kandi nubika ijambo ry'Imana mu mutima wemera, ujye ubikora nabwo ugira gute? Usenga.
twirinde bikiryo jambo ryiza mu mutima wemera kandi unabikore usenga. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tumaze umwanya twiga ijambo ryawe, dutangajwe nuko amateka ya kera arimo kwisubira. Uturinde kumva ko turi abakire, turinde kwigereranya n'abanyantege nke kugira ngo twerekane ko turi abakiranutsi, kandi ijambo ryawe rigira icyo ritumarira ngo haboneke guca bugufi muri twe. Imbere yawe hari abana bawe bahagurutse baje bagusanga, ubaha imbaraga. Natwe abo umaze igihe kirekire usindagiza, uduhe gukira, kuko irawodokiya hari imbaraga ikiza. Mwami Uwiteka, ubwo turi intama zawe, ngwino tumurikeho kugira ngo abantu bamenye yuko bugiye kugoroba. Reka ijambo ryawe rigira ububasha muri twe. Turihannye, twagiye tugira ingeso zitari nziza. Buri muntu wese amaso ye amweretse umwizera yahemukiye, kandi amaso ye amweretse utari umwizera yahemukiye. Twagiye tukugaragaza mu buryo butandukanye, ariko uyu munsi wongeye kuza ufite urushinge n'ubudodo bw'intama. Urashaka kutudodera amakanzu yera, urifuza kutwambika imico itari ukwibombarika. Gira icyo ukora kugira ngo abantu bongere banezezwe, nibatubona nibahera ko babonye ubuzima bwacu, bahere ko baguhimbaze. Bishoboka ko abagabo n'abagore bari hano basonze imico myiza yabo bashakanye. Bishoboka ko abana bakeneye imbuto nziza ku babyeyi babo. Birashoboka ko abaturanyi bacu batubona duteruye Bibiliya ku isabato, basonze impinduka zidasanzwe mu buzima bwacu. Birashoboka ko iki gihugu kibara umubare munini w'abantu bitwa abakirisitu, gisonze imbuto zera n'imico myiza kuri twe. Ngwino uduhe kwera imbuto z'abihannye, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.